Reka tubasuhuze nshuti bakunzi ba Hobe Australia, twizere ko aho muri hose mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, twinjiye mu kiganiro. Abantu mudukurikira muri diaspora, by'umwihariko abari muri Australia turabasuhuje, ariko kandi n'abadukurikira bari mu Rwanda, i Kigali, twizere ko umeze neza. Ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa Liliose, tugiye kujya tubana mu biganiro hano. Reka ntangire muha ikaze. Lilio, uraho neza? Uraho neza Muhomo. Umeze neza? Meze neza cyane. Wowe? Nanjye ndaho, gusa imbeho y'i Kigali ntabwo yoroshye. Nago byoroshye. Ngira ngo ku bantu kunzi ba Hobe Australia ni MC Liliose as usual. Musanzwe mumenyere ku macana agiye atandukanye, ariko ngira ngo no munsi turi kumwe kuri Hobe Australia nkuko Muhumuza yibabwiye, tuzadufatanya ikiganiro. Urabibona ko ari kuri babita kubanga byuma. Ni nyuma y'amarido. Ni kuvuga muzajya mwumva mutamubona, muzayamubona Liliose sometimes nabwo nanjye nzajya nje nyuma y'amarido. Bitwaye iki? Bari basanzwe ari nge bumva, ariko n'ubundi basanzwe banyumva, ariko bakanyumvira aho ngaho inyuma. Wajya ubiyereka ariko ko baba bashaka kugorera. Hari radiyo imwe ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ushobora kuba uyizi, bafite ukuntu bashyiramo akajingo kabo bakavuga ngo turavuga mukatwumva. Ni yihese. Uze tuvuge ko tumva radiyo? Ngiye numva radiyo gake buriya. Mbaza radiyo ahubwo numva. Ni yihese. Numviye radiyo. Akaze uzuko ibintu bitakiri kuri nuze, bitakiri kuri kwa kuri twa twarabimenyereye Muhomo. Byarahindutse. Urwego bigezeho ni hatari. Waba uri mu kazi ukaba wagendanye radiyo, kubundi twayumviraga mu rugo. Cyokora numva burakeye mu gitondo yo nago yanshika. Reka da. Ubwo ufite imyaka ingahe? Impamvu akantu k'imyaka ashyizemo ntabwo ari ingenzi inshuti zanjye. Ni ukuvuga ngo ariko ntabwo uko ujya uvuga imyaka. Oya njye ndayivuga. Barabizi ko umwaka ushize nari mfite, umwaka wabanjirije uyu nari mfite 14. Umwaka ushize nari mfite 15, ubwo mfite 16. Ndacyari under age. Naho waba utandukaniye na bavandimwe b'abakinnyi, nibo nabonye bajya batubeshya, ariko byanashoboka. Uye ariko kuba umuntu abyibushye asa neza, yariye neza, nibikuraho ko uwo muntu agira imyaka mikeya. Bantu mudukurikiye ku myaka yanjye 16 turabona. Mujye muri comment mutubwire, murabona Liliose ateze yera. Kwera gute? Iyo umuntu avuga ngo kwera habaho ibice bibiri. Kwera kw'imbuto, abafite hari no kwera de gusa neza. Kwera nyine kuba ufite umutima ukeye. None se nta muntu urabona watinze nko gushaka uvuga ati wari weze rwose? Ese ibyo bintu bikoresha ku bantu cyangwa bikoresha ku myaka? Abantu baraza kubitubwira. Abantu mudukurikiye muduhe muri comments, murabona uyu muvandimwe turi kumwe hano afite imyaka ingahe? Muraza kutubwira. Ariko nayivuze ntago bayihindura. 16. Isi sinuje 15 ejo bundi muri akora anniversary yanjye kutaki 24 z'ukwa 8. Muri ubwo nari nije 10 uyu mwaka 24 z'ukwa 8. Nari nije 16. Hari event yabaye ejo bundi muri Unity Club. Ubu ikintu kijyanye n'inzoga ubundi bazicuruzaga ku bana bari munsi y'imyaka 18. Mbese imyaka bafatira kuri bafatira kuri 18 ko bagiye kubigira 21. Ntabwo biremezwa, byaravuzwe, byarasabwe, ariko inzoga zabaye ikibazo. ngo hajya uyikura mu icupa, ngo yikura mu icupa ikagukura mu bagabo, like that. Reka nsuhuza abavandimwe b'abadive n'abarokore mudukurikiye nkanjye, twizere ko aho muri hose mumeze neza. Oya wimvugira ibintu, njye njye ushaka gusuhuza abarokore bagenzi banjye, kuri wowe nta kintu nabihamyaho. Gusetse se anywa nuzi iki? Si fanta? Fanta ni nginywa ngenye. Na jus. Urumva kuri Hobe twagira abantu babiri rata nabihanga biro bitekwa mu nkono imwe, kandi ngewe ntago babancinda inzoga abantu nibabyemera. Genda umurokore barabizi. Uragira ngo bance mu itorero? Ubwo ngubwo utari umurokoreye muramwumva.
yewe rwose abantu mudukurikiye abenshi banadukurikira ndetse ntitujya duhura nabo bantangira ubuhamya. sinzi umuntu wamamagaye kararamya ngo ko nabonye ngo muhumuza wamushyize kuri stati muraziranye ushaka uze kumubwira ngo ngaze mugurire kamwe ubwo kamwe niba ari agaki simbizi ariko karahari kamwe babwiye ngo baza n'amazi se buriya kugira ngo kamwe se kaba icupa ry'amazi ntabwo bibaho cyangwa ji ndaza kumubaza muhu ni bonero wajyaga arimba kera ati ninywera ji cyangwa ikawa nanjye rero njye n'ikawa sinkiyinywa ahubwo ariko rero narayikundaga. hari umudepite nabonye waciye ibintu wamubonye ku mbuga nkoranyambaga mbese mbonima hariya ni mbonima uriya muntu abonimo Gamariyeri uriya mugabo reka mbaze nkubaze wabyakiriye ute wowe? ntabyakiriye bisa okay mbere wenda yuko twavuga ukuntu nabyakiriye reka tubanze dusobanura ubundi alcohol cyari cyo. Yego alcohol ubundi mu mubiri ibikenewe ariko iyo yabaye nyinshi hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe, imyitwarire irahinduka, imitekerereze irahinduka. nta muntu muzasanga mu buzima bwe atekereza kimwe mu gihe afite alcohol nyinshi mu mubiri we no kuba afite nkeya, ntago batekereza kimwe, ntibishoboka. ariko nanone iyo alcohol yabuze mu mubiri burya kwa muganga ujya bakakubwira ngo ushyiramo alcohol mu mubiri wawe. Yego iyo ntayirimo biba ari ikibazo umubiri uba uyikeneye. ubu se nkawe kuri umudive iyo ntayirimo byigeze kumbaho byigeze kumbaho basanga nawe mfite byarangiye baguha imiti byarangiye unyweyeho se baya baguha imiti uba ufite ikibazo nyine. ariko rero bo abantu badukurikira alcohol ni nziza ariko atari nyinshi niho naringiye kuganishaho. alcohol se umuntu aba akeneye mu mubiri ugira ngo abayibenganite wenda ku bantu bake twaganiriyeho usanga alcohol umuntu akenera mu mubiri we itageze byibura no muri 0.5 cyangwa se muri 0.5 nibura, iba ari nke cyane nyine kugira ngo umubiri wawe uba uyifite. rero iyo watangiye kugira alcohol irenze 5 mu buzima bwawe kandi igakunda gufatwa kenshi uba chronics. abantu wenda ku bantu batazi chronic icyo ari cyo ni igihe ufata ikintu kikagera ku rwego rwo kugukontorora ukazajya wumva mu gihe utagifashe harimo ikibazo. wenda ku bantu bamwe na bamwe bakoresha ibiyobyabwenge barabizi ingaruka zabyo ukuntu bijya bigenda kuri habamo icyo bita babayita ngo iki uriya musemburo uraza kumfasha unyibutse wari ukuntu ni umusemburo ni iki kari akantu kaba kari muri gatuma umuntu yumva ashaka icyo kintu buri gihe. njya numva abantu bavuga ngo ni taki ngo umuntu aba yagize taki y'icyo kintu. ikintu kimutera harya bakita mfasha unyibutse rego urabona bakita ngushiwe ntabwo nabimenyerega. oya ntabwo waba utabizi ntabwo riri yabiyoberwa ngo nawe ubiyoberwe kirazira bayita ngo iki binciyeho ariko ni ukuvuga ngo iyo ushaka uraza kukibuka iyo ushaka ikintu cyane wa mugani warabaswe n'ibiyobyabwenge rega n'inzoga by the way nazo rega n'ibiyobyabwenge nubwo wenda zemewe zimwe na zimwe ahubwo mbona inzoga ari ibiyobyabwenge biri ku rwego rurenze ibindi biyobyabwenge niko mbibona. biriya ni byinshi mu mubiri bigira ikibazo ingaruka byabaye byinshi mu mubiri. ushobora kuba unywa alcohol unywe nk'icupa rimwe kubera ko wenda umubiri wawe utaragira ubushobozi bwo kuzinaniza. ngira ngo ku bantu bazitinzemo igihe barabizi ko hari umuntu ushobora kunywa n'igazi y'inzoga runaka nta sindi cyangwa akanywa amacupa runaka nta sindi. umubiri we uba waramenyereye ubwo buzima, haba hari ikigero agomba kugeraho kugira ngo abashe gusinda. reka nigarukire muri ya event yabaye muri weekend ngira ngo hari kuwa gatandatu abantu mwadukurikiye wenda twagiye tunabibagezaho mu biganiro byacu bitandukanye, ariko umukuru w'igihugu mu ijambo yagejeje mu bari bitabiriye iriya event ya Unity Club yaje kugera ahantu
avuga buryo ki hari umudepite yavuze ati member of parliament unywa rwose. ntabwo yavuze izina ariko ntabwo yavuze izina, ntabwo yarivuze, ariko avuga uburyo ki yarimo yirebera amaripoti cyangwa se biba byatambutse, ariko noneho bikarangira aguye ku muntu. Ni member of parliament, ni umudepite. se bavuga ngo ubwira umwumva ntavunika. Yego, yari mu ihuriro rya 15 ry'umuryango wa Unity Club Intwararumuri. Avuga uburyo ki hari umudepite rwose wabaswe n'ubusinzi. Noneho hari ijambo yakoresheje, yavuze umukuru w'igihugu rwose, nyakubahwa perezida wa repubulika, ati ubanza atazi yasinze gusa, ati yarazirimo, ati banza yari yaguyemo. Ariko wenda tureke guseka, ariko biranababaje akabigasekwa nka iyo umuntu ari intangarugero. Buriya Bibiliya niyo ikunda kuvuga, wenda ndaza kuyikoresha ku bantu bayemera, amen, kuvuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Yego, ni ukuvuga ngo iyo uri ahantu hagaragara uba uri nk'icyapa. ni ukuvuga ngo icyapa kiyobora inzira ijya ahantu runaka, ntago wayoberwa aho hantu kandi hari icyapa. Rero iyo umuntu ari kuri public, abantu bose bamuzi bamubona, nicyo bakunda kuvuga ngo ni umustar, inyenyeri, sibyo? Umustar wenda hari abantu batazi imurikira rubanda, nka Isango Star. Yego, okay, aba ari umuntu nyine uri ahantu hose abantu bose bamubona. ni ukuvuga ngo ari umuntu usanzwe wabikoze muhumu, nta nubwo twanabimenya. reka nanakwibutse ko abadepite buriya akazi kabo baba bafite, haba harimo guhagarara n'abaturage, harimo guhagararana n'abaturage, kubavuganira, mbese ubwo nagira ngo nkongerereho, ni ukuvuga ngo bagomba kuba intangarugero. Ariko noneho mu nshingano zabo bafite harimo no kuvugira abo baturage cyangwa se kubahagararira. Niyo mpamvu nyine yitwa umudepite, imagine ubonye uri nk'umwana mu rugo, wubaha so na nyoko, ukabona papa wakubise mama wawe, ukabibonesha amaso. Yego, byanze bikunze nk'umwana nawe utangira kumva ko gukubita ari cyo kintu cy'ingenzi cyangwa ari ikintu cyiza. Uhita ubyiga vuba ukumva ko kubera ko papa bikora, nyine papa ni intangarugero, niwe mukuru w'umuryango, uhita utangira nawe kubikurikiza. Nibyo rero byabaye kuri uriya mudepite. Ni intangarugero, ni umuntu abantu benshi bakurikira, ni umuntu abantu benshi bazi. Bivuga ngo kuba kari akantu karabaye. Hari video ya tweet ya trendinze. Ako by the way, tugaruke no ku bantu bari gusharinga la video. That is not really not good. Daza kubigarukaho nabyo. No kuvuga ngo niba uri umuntu w'umubyeyi, birashoka kushaka kunywa agacupa, ntago ari ikosa, it's not a mistake. Yego, ariko byibura control yourself. We control muguti. Erega hagize ikintu kiba n'umukuru w'igihugu completely uriya muntu abuze umugati. N'umukuru w'igihugu abigarukaho, ntabwo ikibazo cyari cyo kuba yanyweye, ahubwo ikibazo gihari wa mwene wanibaza ni uko wanyweye ugatwara. Ariko noneho kubera icyo bitaga ngo ubudahangarwa cyangwa se immunity, nacyo cyari perezida yagarutseho avuga ati nanjye byantunguye, umuntu agira ubudahangarwa ku buryo nta n'amande bamuca. Gusa by the way, oya tunagarutseho inyuma ba Meddy bigeze gufungwaho cyane bazira yuko banyweye. Erega si uwa mbere si n'uwa nyuma, inzoga zikoresha ibintu byinshi. Ngira ngo na Jay Polly yigeze gukubita umugore yasinze, wenda Imana ikomeze kumuha iruko ridashira. Rero inzoga zikora ibintu byinshi. Hari n'abandi bantu bigeze kurwana batandukanye tugenda tubona kubera inzoga. Inzoga rero abantu barazinywa pe, barazinywa, abantu banazinywa rwose benshi, bamwe bararwana, abandi bagaceceka, abandi bagaseka. Reaction z'umuntu wanyweye alcohol nyinshi, yabaye nyinshi mu mubiri rwose ziba zitandukanye.
hari uzinywa akitonda, hari uzinywa agasakuza, hari uzinywa akicecekera, hari uzinywa akabikura ibya kera by'inzika, hari uzinywa akabikiragi, biba biri mu buryo butandukanye. Erega ni nabyo nakubwiye, na perezida ntabwo yabigizeho ikibazo, kunywa ntabwo ari ikibazo. Ubwo ariko ibi ndi kuvuga ni ibitekerezo byanjye. N'abadukurikira ubwo muraza kuduha ibitekerezo namwe byanjye, ariko ikibazo ni ukunywa ugatwara, kuko ntabwo byemewe gutwara wanyweye cyangwa none se ko yeguye buriya n'ubundi ntibazamuhana ukurikije uko ukurikiranye. Perezida ntigeze avuga izina, gusa igihari ni uko n'ibiri gusirikira biragaragara ko ashobora kuba wenda wasanga ari n'undi mudepite yavuze no mu ibaruwa. Uyu Gamariyeri yanditse, uyu Dr Gamariyeri Mbonimana, nibutsa abantu ko ari mu ishyaka rya PL, we yavuze ko ngo yeguye ariko kubw'impamvu ze bwite. Ntabwo yagize ntabwo motifu y'ibaruwa igihugu rivuga ko hari member of parliament yego wagize ute wanyoye nako wazirayemo wiyinitse. Ko birashekeje agabigaseka nk'akeza, ariko biranababaje by the way. Birababaje. Imagine uri ari umubyeyi wawe, ari se oncle wawe, ari musaza wawe, ari umugabo wawe, erega cyangwa ari murumuna wawe, n'abantu mudukurikiye turi kwiganirira. Birashoboka ko n'abakurikiye iki kiganiro namwe mujya musoma ku gacupa, ariko nanone wa mugani si ikibazo, si no kumwota by the way. Ariko umuntu agomba kumenyerega umwanya arimo wose. Reka n'abadukurikiye hari n'abantu basanzwe bikora akazi gasanzwe. Nta muntu wamuseka, abantu mukanywa ntimuze kumuseka, kuko uyu munsi niwe, ejo ashobora kubaho byamubaho. Yes, ariko igihari ngewe nemeranya nacyo ku giti cyanjye nuko ntabwo nanjye mbishyigikiye rwose. Niba wanyweye wijya gutwara, ubu abantu bose bari muri member of parliament bose ntago bafata alcohol, ntago tubizi. Ariko harimo n'abadive wenda biranashoboka, yego nta kibazo, ariko ntibibuze ko n'abandi bantu nabo baba barimo bagafata. Ariko ibyo bintu ntabyo tugize gute, ntitubizi, nta nubwo tuzi uburyo batwaramo ibintu byabo, kubera ko tutabazi. Rero ubwo uriya niwe wagaragaye, niwe wamenyekanye, niwe babonye. Yego, ako byibura iyo umuntu niba ari inzandiko zisomwa n'aho bose nk'uko twabivuze, uri umuntu w'umuyobozi, igihe ukanywa mu rugo ugiye kuryama, sibyo? Ukanywa ugiye kuryama, uhiryamire mu rugo ntihagire umuntu ubimenya. Niba uri muri gahunda z'akazi, uri muri gahunda z'akazi, aha ukamuza umuntu w'umuyobozi afata alcohol agatwara n'imodoka, ibintu bitumvikana. Noneho bikagera naho bamufata video, intangarugero bikagera naho bamufata. Ariko ira video yansekeje by the way. Yego set hand of what harike hand of plot plot zirara, ni plot ziyeze ikibanza, ni plot za abana bajya bavuga ngo tujye kunywe ngo harya birabera. Yego Dr ase karagaterime nuze CP Kabera yavuze barakumvishije. Urabizi ko Gamariyeri ni docteur by the way. Tunisegure udi aramatitre yo wibagiye gushyiraho iyo titre burya ngo ntabwo babye ni Dr Gamariyeri Mbonimana, docteur stiyange ntabwo bizoroha. Wumvishije ukuntu CP Kabera yavuze ngo agaterime ka birabera, na musaza nawe yabikurikiranye ngo birabera ngo birabera hahiye koko. Oya ngo ni yare wari terime z'urubyiruko zadutse ngo ni yare birabera he. None nyakubahwa Dr nawe aravuze ati end of plot. Mbese ubu muri makeya ibintu by'ahantu biri bubere ni murekeraho. Abantu mukunda kuvuga ngo birabera twamenyeshe ko terime yarangiye. Ari terime afande Kabera yazanye nikundiye muri biriya bihe bya covid. Yagavuga ati uzafatwa uzafungwa.
uzasohoka gahunda ni ya yindi iracyari ya yindi ni guma mu rugo head of plot ni end of plot hari akandi yigeze kuvuga ngo nuca mu bishokoro ngo bishokoro ngo bishokoro ngo hariya na covid ngo nako yego icyo gihe n'icyagiye bararaga batangaje nuza lockdown abantu bagashaka kwirukankira mu ntara kandi urumva ariko covid nayo yasize ariko nyine nyakubahwa minisita abantu mwicaye mukamwota yaba amatwitter nibyo wanavuze yaba ama Instagram hari n'abandi bayobozi nimurekeraho hari n'abandi bayobozi ntituzi abantu bangahe bose bagiye bafatwa se turondogora amazina muri covid uza abantu bafunzwe bamuntuwe muri covid bazira ubusinzi barimo n'abayobozi impamvu muri covid kunywa inzoga twari dufunze rero hari ahantu byari byoroshye nubwo twari dufunze wabonye ntuza wabonye twari dufunze wabonye imibare ya Bralirwa uzi ko aribwo yungutse cyane nyine kubera ko byakorerwaga mu bwihishwa hari akantu nigeze kubona k'imbwa ifashe iyindi ku munwa ngo ikira ngo uramenya ngo ntuvuge ko hari akabari gafunguye ngo i Remera ngo hari akabari gafunguye ariko ntubivuge ni ukuvuga ngo abantu banyweye akantu ako kari akamenya gakundwa abantu baranywa my friend ubundi Bralirwa nicyo gihugu cya mbere gifite abakiriya kitashobora guhomba niyo yagenda gute Bralirwa na Skol umva mitsingi nibashaka niyo bayishyira ku 3,000 ntago bareka kuzinywa ndabarahiye iyo wazajya unywa make ariko ukayanywa ugataha hari indirimbo Bruce Melody yasohoye muri biriya bihe irangira avuga ngo umuntu aranywa iyo abantu baranywa rero ntabwo rwose Dr Gamaliel tumuteye amabuye gusa tunasoza ikiganiro ntabwo ari umuco dukwiye gushyigikira bayobozi rwose mutwumva bazakurikira iki kiganiro cyangwa se n'abantu musanzwe wenda mujye mukanywera mu rugo niyo wajya no mu kabari shaka umushoferi agutahane ariko kutwara wanyoye ntabwo byemewe ese turiya tuntu bahuhishamo ntabwo turiya tuntu bahuhishamo uzi ko niyo wanyweye energy perezida ubuhamo bikagira perezida yavuze ikintu ngo baramupimye ngo bashyiraho igipimo ngo cyenda guturika ari kuvuga Dr Gamaliel birashoboka ko wa mugani yari yagahamisha gusa nubwo yeguye avuga ko ari kubw'impamvu ze bwite nunywa alcohol shaka umushoferi niba udashobora kwitwara basigaye babita abasare kuko niyo wanywa ka alcohol gake pe ku kintu kijyanye no kuba utwaye rwose kari akantu karakurega pe kari akantu bahuhamo nushaka ube wasomyeho gutya bakita alcohol test niyo wahuhamo gutya gake wanyweyeho akantu kamwe gusa nta nubwo ari n'icupa ngo rirangize wasomyeho reka nkubwire ngewe ntabwo nywa inzoga ariko nshobora kugerageza wa muntu wambwiye ngo araza kukugurira reka muhamagare mubwire ko bitari bugishobotse niyohereza ahubwo rwose narebe uko abigenza jya winywera nta kibazo kibi ni uko tuzakubona nka Dr Byambabazi ni kaji juice rwose nta nubwo gahenda ko oya ahubwo byaranahindutse amajuice basigaye basukamo utuntu tw'utunuzi turi keri twarabamenyera hari n'abagendana uduteremusi ambishyize hanze byase wajya ugira ibanga oya mwarabihinduye ngo bagira ngo muri kunywa ibyayi byahe ko tubizi koko nshuti yanjye abantu mudukurikiye munywa akantu ni mukanywe rwose ariko niba uzi ko wanyweye ukaba uzi ko ugiye mu modoka wenda ku bihano bihanirwa abantu witwara wanyweye naho ubundi bazaguca iry'itanu amande 150 150 cyangwa ni magana uretse baguca 150 bakagufunga iminsi 5 barangiza bakaguca n'ibindi hafi 40 bya breakdown nukuvuga ni hafi 200 ni 195 mujye mumpamagara nze mbatware mu yanyihere
bamijana basi reba gufungwa iminsi 5 akazi kawe kaba gahagaze ibintu byawe byose biba bisubiye inyuma. niba rero wanyweye agacupa rwose tekereza kabiri uvuge ngo umwe uzi ikintu kimwe ririyo umwe mu mumaro cyangwa se mu mimaro y'itangazamakuru nubwo wenda tuba dutebya cyangwa tukaganira gutya ariko harimo no kwigisha n'abazakurikira iki kiganiro babyumve. nyamuneka niba wanyweye wijya mu modoka ngo utware niko kuri kandi banza utekereze kabiri niba itegeko ryashyiriweho kugira ngo abantu baryubahirize wakwitegera taxi voiture cyangwa se moto bitewe n'urwego urimo cyangwa imodoka ukanayiparika naho ngaho wanywera wanayiparika cyangwa se ubu none abantu rega abantu basigaye n'abasirimu utubari tumwe na tumwe tuba dufite n'abashoferi ushaka umushoferi niba uzi ko wasomyeho bagutware. Nibyo nakubwiraga ni ubundi ariko test bapimira kuri aho mbiherukira kuri 70 donc wanyweye nk'agacupa kamwe gusa nka petit mitsingi cyangwa petit score ntabwo igeramo ariko iyo unyweye 2 ni ibibazo. Reka ngo ubuhamye reka nzajye rwose kuri polisi mu minsi ishize nanjye hari ibindi bihano bari bampaye ngiye kuburana ubwo nicaye aho masanga umuntu w'umupasiteri maze kunyumvira niba ko katakanywa komeza. Oya njye ntabwo ari iby'ubusinzi byari ibibazo nari mfite by'ikinyabiziga kimwe nari ntunze ariko mpasanga abandi bantu ko babakira hamwe basanga umuntu w'umupasiteri arimo arijuvuta ubwo yaravuye muri gereza kumbe byagenze bite se ati nyewe nkwe energy ko ndi pastor afite na Bibiliya ati bamfunge ati nkuna nkwe energy iragira barapima n'ukuri bikababyo ariko rero bamugani reka nanone dukomura usyo n'ingasi rwose ntabwo dushyikiye ubusinzi ariko na polisi yacu nayo tuzikora akazi mukora ni keza muranadufasha rwose mutanahari ntabwo umutekano wawe ugize ariko kira kintu nacyo bazakigaho nukuri bazakigaho kuko energy ubundi uyinywa ubona inyuma nta rukori ko nta gisindisha kirimo ariko wahuhamo bikazamuka wa mugani na Red Bull si ikibazo na kira ni ibinyobwa nka bingahira 2 3 ariko ari umuntu wambwiye ejo nansekeje ari umugani bajya baca mu Kinyarwanda ngo abahinzi bajya imigambi inyoni z'igiyindi ariko rero kuri polisi ho biragoye gusa ngo hari kinini basigaye bagura muri farumasi ubwo mwihangane niba mbivuze ntimurakare ushyize hanze ngo hari kinini ngo bagura ariko se ko hari igihe kimwe ahubwo noneho bikikuba 3 ngo barakinywa wakinywa ari wose wahuhamo ntibizamuke ndahira kandi urwagwa rwose rugera mu muhogo wanywe nk'amakazi ya nk'atanu wenda banakubona usindagurika ugenda ugwirirana bapima bakayibura akantu niko gakomeye uziko unyibukije umuntu wigeze kutubwira ukuntu ngo kuri ziriya kamera zifata abantu mu muhanda ngo abantu basigaye babigenza ngo twara imodoka ugaza ugasa nk'uwirukanka wagera imbere ya kamera ugasa nk'uparitse ukahagararamo gake burya ngo ntibikigufasha wa muvuduko wari uriho ngo ntibikigufasha waturutse abamotari n'abanye basigaye bashyiraho n'ibyondo cyangwa akapfuka purake ariko waturutse kuri iriya kamera yakubonye irafata se ntigufata oya ngo ushyika imbere yayo ugasa hafi yayo ugasa nk'uparika ushobora guturuka nk'iriya wirukanka washyika hafi yayo ugatuparika iminota nk'umwe cyangwa amasegonda 20 ntabwo yabikigufasha ugahita ugabanya ukagenda gake biterwa n'inguni wabyihoreye ko za kamera zifotora abantu mudukurikira iriyoza ntabashuke ntabwo nabagiraga inama muzakore test niko akunda abantu baba babivuga muzakore test muzatubwira ubwo bizakamera uzabishyura amande dore n'uwo bashutse akareka ndarengana batazabikora bajye bakora nk'uko amategeko y'igihugu ntabyo gukorera ku jisho ntugakore ngo runaka ngarandeba ni ikiba ari ikibazo rero twakora kugira ngo ibintu byose bigire gute bijye mu buryo u Rwanda n'urwacu byatwaye
abanyarwanda muri rusange kubaka uru Rwanda kugira ngo rube rushyitse hano rusa gutya biragoye ko wafata iki gihugu ugatangira noneho kugenda uko wishakiye, kandi ngira ngo n'umuyobozi wacu w'igihugu ntago abikunda, ntago akunda abantu bitwara uko biboneye. ngira ngo n'ubushize yavuze no ku bantu bambara ibintu by'amapoketi n'iki, ni ukuvuga ngo disipurine yose abayireba hari ibintu adakunda, hari ibintu atatwifuzaho nk'abanyarwanda tugomba gukora. mu ncamake amakuru arayafite rwose. ni ukuvuga rero twebwe nk'abanyarwanda dufite uru Rwanda, dufite amahirwe yo kuba turufite, turukoreshe neza, rutubyarire umusaruro, tugire amahirwe meza, kuko no mu mahanga ngira ngo basigaye bafata umwanzuro bakaza kutureberaho. ni ibintu byiza kandi bishimishije. Yego, byaba bibabaje rero ari wowe ubaye imbarutso yo kugira ngo igihugu cyacu gisubire hasi, kandi byaba ari bibi. rero twakagombye kubakira hamwe kugira ngo tuzamurane igihugu cyacu gitere imbere kimeze neza. Yego. Buriya se ntitwasoza, buriya si yarayora icyo uyu munsi ni iki ngiki kiganiro, ariko kandi ubwo tunabwira abadukurikira ko tuzajya tubana. niba uri mushya kuri iyi YouTube channel yacu, nyamuneka kanda subscribe. nta minota bigutwaye, kandaho kugira ngo, kuko iyo tubibonye iyo mubikoze bituma tubona ko turi kumwe. hari abantu bavuze ngo subscribe batwara amafaranga yanjye arashira kubera subscribe nta mafaranga itwara. gukanda aho ngaho fyondaho, niko abarundi bavuga. iyo byonzeho rimwe yabihagije, biba bihagije. ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu bantu ba mbere bamenya ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Iriyo karame, reka dutahe twanakitahira, hanyuma buriya tuzongere dusubire ejo. abantu mwese mwari mudukurikiye, by'umwihariko abantu muri Australia, twizere ko mumeze neza. twabashuruje abantu bose bariyo. nizere ko mujya munakurikira ibiganiro byacu kuri 4EB FM 98.1 buri ku cyumweru guhera saa 11 ndetse no kuwa gatandatu guhera saa 11. tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye n'amakuru kuri 98.1 4EB FM. abantu mudukurikira kandi namwe muri Kigali, turabasuhuje. mu minsi iri imbere rega umwaka warangiye. Twibutse ko mugomba kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu. Instagram ni Hobe Yego Australia, ugakora follow. Yego. cyangwa kuri Twitter ni Hobe Australia, n'ubundi ugakora follow. kuri YouTube channel yo ni iyi ngiyi, ngira ngo mwayibonye. hanyuma rero ubundi tukabagezaho amakuru yose mwifuza kandi ameze neza. ndabizi neza ko tuzafatanyiriza hamwe gutera imbere no kujya mbere. mwakoze cyane kudukurikirana. mwakoze cyane. ngewe nitwa Simeon Stizo Muhumuza, narindi kumwe na MC Lilios #1.